umuntu yaraje nka saa saba z'ijoro, mu saa saba gutyo, mu saa 8 arakomanga nyine, arakomanga mbanza no kumwera, mvuga se umuntu mpamagara ukomanga izi saha ashaka iki, ariko umutima wabanje kunjyaho. Ndangije numva none akomanza avuga ari umuntu w'umumama. Nkati se shani ambwira izina sindi no kuryibuka neza. Ambwira ati wabyutse ko ndi umuturanyi ntuya hafi yawe nkagusaba serivisi. Ntago wari umuzi? Ntawe nari nzi, n'ubwa mbere nari numvise iryo zina. Abandi bajya mu nzu nyine barasakasaka. Amva amafaranga barayatwara, n'ibindi bintu batwaye. Ya mafaranga yose barayibye? Ya yandi yose, habe n'igiceri cye 10 bansigiye. Nsiga ndyamyeho. Kweguka ni ikibazo. Abo bantu babwiwe n'iki ko ufite ari amafaranga? Uko njyewe ndabyibuka cya gihe nza umuganga nyine yaguha, nta muntu wigeze atubona, nubwo twari hanze, ariko nta muntu wigeze atubona. Nta muntu wigeze. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kaza TV show bisanzwe, ngiye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi, kandi zere kumeze neza mwese aho muri mu bihugu bye bitandukanye, hari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bye bitandukanye byo hanze. Ndabasoje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment kuri buri kiganiro cyose, buri munsi tugenda tuganiriza ku buri nkuru yose dukoze. Nabasabaga ko mwakomeza kujya mubagira inama, kuko umuntu wese tuba twaganirije abakeneye ibitekerezo byanyu n'inama kugira ngo abashe kugira nawe icyo yigezaho mu bijyanye n'ibitekerezo. Ngashimira n'abantu mugenda mufasha abantu mu buryo bw'ubushobozi mugenda mubaha mu buzima bwabo bwa buri munsi, Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi rero ndi kumwe na Shania, muri kubibona. Buriya akenshi iyo umuntu ari mu bibazo, buriya ni byiza ko umuntu amuba hafi. Ni byiza ko niba ufite inshuti ikajya mu bibazo, ni byiza kumuba hafi kugira ngo ubashe kumenya nyuma ya cya gihe byagenze bite, kuri ubamerewe ate. Rero nyuma y'ibihe bitoroshye yanyuzemo Shania, uyu munsi nabwo ntago bicyoroshye, kuko burya ujya mu byiza ariko Satani agupangira n'ibibi, ariko kubera Imana byose tubicamo. Rero nyuma ya cya gihe mwabonye ko muganga yamuvuye agakira, ndetse akamuha n'ubutunzi, bikaba byiza, ndetse akishima akavuga ko asezeye ku bukene nk'uko byagaragaraga, ariko ntabwo byakomeje nk'uko byari bimeze. Uyu munsi turi kumubona kwa muganga, ndetse na Gentil murabona ko arwari kwa muganga, ariko ntabwo ndi buvuge byinshi, gusa ibyinshi waraza kubitubwira. Shania, umeze ute? Ndaho nyine ntabwo ari neza nawe nk'uko ubibona, ariko biragaragarira amaso. Ndashima Imana ko wenda mfite ubuzima. Biragaragarira amaso ko bitameze neza rwose. Ndabona na Gentil yarwaye. Uyu munsi nari naje kugusura, umbwira ko wagize ibibazo, ariko ndavuga nti reka nze mpagere ndebe ibibazo wagize ibyo ari byo, tubwire nuko byagenze. Nyuma yaho twari twishimye tuvuga tuti Imana ikuze igitangaza, ariko ndabona bitameze neza. Wambaye bande, bigaragara ko wavunitse, bigaragara ko wakomeretse, ufite igipfuko. Byagenze biti? Umubyeyi we ni danje, sinzi n'ukuntu nabigusobanurira. Gusa urabona nyine cyagiye bampa amafaranga, bizi ni wowe wanabigizemo uruhare kugira ngo nzanzamuke, ndekubabare nari ndimo, ndakira mba muzima. Arangije urabizi ko bampaye amafaranga. Ubwo rero ariya mafaranga nyuma yaho nyine ubwo nari nyafite, nkitekereza ikintu ngiye kuyakoresha, ntaratangira gukora, kuko navuze nimita nkora muri karitsiye biraba ikibazo. Wenda baravuga se, sinzi ukuntu batekereza, kandi basanzwe bazi ko ndi umuntu w'umukene w'umucancuro uraho. Ushobora no kuvuga ko wenda nibye. Mu gihe ngitekereza uburyo ngiye gutangira kuyakoresha, nyakoresha duke duke, wenda ngenda nongeramo ayandi gake gake, bakabona ko wenda ibintu byiyongeye, ko nahereye kuri bike, ariko naratangira gukora kiri mu nzu. Ko ntabwo nigeze ngira igitekerezo cyo kuba navuga ngo njye kuyabitsa kuri banki. Ubu nyine ntabwo nigeze ngira, ko navugaga ko ari igishoro, n'ubundi navugaga ntubwo nzahita njya kuyakoresha. Nuko numva nijya kuri banki nkajya kubitsa no gufunguza amakonte n'ibiki byose bazanankata.
akagabanuka sinye ntekereza kuba nayabitsa pe. Nuko ndangije nyuma yaho nyine nibwo umuntu yaje mu masaa 7 z'ijoro gutyo. Shaka abantu b'isi ni babi. Umuntu yaraje nka saa 7 z'ijoro mu masaa 7 gutyo mu masaa 8 arakomanga nyine arakomanga mbanza no kumwera mvuga se umuntu mpamagara ukomanga izi saha ashaka iki ako umutima wabanje kunjyaho. Ndangije numva none akomanza avuga ari umuntu w'umumama. Nkati se shani ambwira izina sindi no kuryibuka neza. Ambwira ati wabyutse ko ndi umuturanyi ntuye hafi yawe nkagusaba serivisi. Ntabwo wari umuzi? Ntawe nari nzi n'ubwa mbere nari numvise iryo zina. Mva ko nari no kuryibuka kurikura mu mutwe bikanga. Ambwiye nde Bari Saverina barinde sinibuka ariko ni hafi aho. Karangije nyine ndakingura kwa nari numvise ari umumama. Ndakinguye njya kumwitaba. Nkisohoka nta nubwo nabonye ngo ninde. Nubwo nabonye hari sangahe? Hari mu masaa 7 saa 8 gutyo mwayo masaha za nijoro. Za nijoro. Ndangije ubwo nkinguye cyo kumva numva umuntu ankubise ikintu. Uko yankubise ikintu mu maso njijisho ryese risa nk'irihumye. Mitangwa mu nzu ngwira ukuboko. Undayitaza abaramfashe. Bari abagabo? Abamfashe numvise ari abagabo. Amfuka umuntu. Aramfata arantsikamira umva aho nari ndyamye maze kugwa mu kuboko numvise kujemo ikibazo urumva n'ijisho ntiryarebaga. Undanyije arantsikamira aramfuka ku munwa. Aramfuka cyane nzirika y'ibintu. Abandi bajya mu nzu nyine barasakasaka. Umva amafaranga barayatwara n'ibindi bintu batwaye. Ya mafaranga yose barayibye? Ya yandi yose habe n'igiceri c'10 bansigiye. Yambyibutse numva gahinda kanyishe. Hanyuma uwo mugore se wongeye kumubona waguhamagaye akubwira akubwira ko ukingura wongeye kumubona? Muri aba bantu bagufashe wigeze wongera kumubona ngo ube wanamenye uwo ari we byibura? Urumva baransatse baragenda. Barangije bansiga ndyamyeho. Kweguka ni ikibazo. Aba bantu babwiye niki ko ufite ari amafaranga? Uko njyewe ndabyibuka cya gihe nza umuganga nyine yaguha nta muntu wigeze atubona nubwo twari hanze ariko nta muntu wigeze atubona. Nta muntu wigeze atambuka ngo amenye ko ayo mafaranga ahari. Naketse ko wenda ari umuntu waba arabibonye bica wenda mwarakizeho ikiganiro simbizi. Bakaba barabonye se ko ubonye amafaranga bakaza kukwiba mu rugo kuko babonye bafite? Byashoboka. Umva naregutse ko namaze umwanya munini ndyamye byanyebeye aho negukiye. Njya ku muturanyi ndakomanga mubwira ibimbayeho aramerekeza njya kwa muganga nyine barampfuka. Naraye iryo joro ntago batumye ntaha. Bucya mu gitondo ntaha gera mu rugo. Ubwo nuko nyine ubuzima bukomeza gutyo. Aribwo nagwamaga kubiyani rero nagize ibibazo. Warabimbwiye ariko gutayisuza ariko warabimbwiye sinabona uko mpita nza ariko nago mpita mbyiherera nawe ndeke kukubwira. Ibyo birumvikana kuba wari wizeye ikintu kakibura. Hanyuma se Gentille we yarwaye ate ko mbona nawe yarembye uwamuzanye kwa muganga? Urumva narinzi ko ngusanga mu rugo ariko urambwira ngo uri kwa muganga. Gentille yarwaye bisanzwe ni malaria. Malaria yarwaye? Ubwo twaje mu bitaro ejo
barayimira ijoro. ariko bari kumuvura we byibura ari koroherwa. Iyo bari kumuvura. Wowe se ku bijyanye n'imvune bihagaze gute ko mbona wiziritse bande byibura waravunitse cyane bikabije? Nagize ikibazo mu igufwa. Igufwa ryagize ikibazo nyine babaye bankizeho iki barambama igihe cyo kuzagaruka bakanshyiraho igisima. Igufwa niba ritaregerana. Uravunitse ku buryo babona hazajyaho sima? Baramiye nyine nuza banziritseho nivaho igufwa ritarahura bazanshyiraho igisima. Barakwangije we. Ku gahanga n'umutwe wakubise aho ku musaya n'umutwe wakubise. Ni ikintu bankubiseho ntazi icyaha ari cyo cyatumye nitura hasi. Nicyo yagukubise aho ku jisho? Harimo igisebe. Sinzi niba utari kubibona. Biragaragara. Harimo igisebe. Ko bari bakwishe n'amafaranga utariye n'icyo yakoresheje na kimwe. Abantu bisi n'abagome ntibifuriza umuntu icyiza. Nuko watangiye bivuga ko utatekereje kuyashyira kuri konti ariko ubundi amafaranga nkariya njyewe nanze kurirwa mbikubwira kuko numvaga ko ubizi ntago amafaranga nkariya bika mu nzu. Ndikubaza ikibazo nzagirana n'uriya muganga. Kandi n'ikindi kintu yari yavuze ati muzabanze mukemuri. Njye numvaga tuzabanza tukamwishyura amafaranga yari asigaye hanyuma nawe andi kuko yari menshi pe hanyuma andi nawe ukayikenura. None se amafaranga bayatwaye nta na make wakuyeho yo gukoresha? Byibura niba ari ukwishyura inzu ukishyura ko warishyuye nk'inza amezi menshi niba ari gukora nk'akantu koroheje ukaba warakuyeho makeya. Uretse wenda ko nakuyeho ayo guhaha. Guhaha nibyo numva bimangayikishije cyane. Yarangaye ko yari ko guhaha. Ndumva narahashye nkora stock nyine y'ibintu nabwo bitari byinshi imboga ntiwazikoramo stock ngo bikunde. Ndabana basi reka mbe mfite ibyo kurya mu nzu ariko nta kintu bivuze ko nta n'ibihumbi 100 wari wakuyeho. Reka ago bigeramo. Sashane wenda wagize ibibazo pe wagize ibyago biranumvikana ariko reka tuganire nk'abantu bakuru. Uzi yuko hari igihe tugira amahirwe natwe tukaba indangare. Amafaranga angana kuriya ntago wayabika iminsi ngaho ukayamarana iminsi mu nzu utanavuze ati kangureho n'ibihumbi 500 kuri amafaranga ari menshi ku buryo utari gutinya kuri amafaranga afatika ngo yakoremo ikintu gifatika ko kanya nakazi ufite. Ngiye buriya mba numva ko kubera ubukene abantu tuba twifitiye mba mvuga nti iyo umuntu abonye amafaranga ntago wajya kwigisha umuntu kunakoresha amafaranga. Urananze gukubwira ibintu byinshi ngo yakoreshe gutya utagira ngo ni kumutegeka mu mafaranga yawe. Numvaga buriya uri buhita utekereza icyo gukora cyane ko hari mu gasantere wanyu hari imikorere wari gushobora ugashinga niba ari ako kabari ka make niba ari ako kaboti ukahita ugashinga kuko amafaranga warafite mu ntoki. None nawe wararangaye. Nararangaye n'ubu ndabyicuza. Wararangaye amafaranga angana kuriya ntago bakayibye uko bayaguhaye nta n'ibihumbi 500 ukuyemo. Nta n'ikintu ukuyemo mu burangare. Ariko ibyo byararangiye ntitwabitindaho. Buriya rero bakanavuga ngo ikitari icyawe kiba atari icyawe nyine. Buriya utazakirira ntabwo ukira. Ngo umugisha wawe utaraza n'ejo urakujabuka ariko hari igihe natwe tubigiramo uruhare. Nukuri ndababaye nge kiriya gihe nari nzi ko nyine ubuzima buhindutse nk'uko twabivugaga. Iranze ugiye kuyimukamo ukajya mu nzu nini ugakora. Ntabwo ibyo kwimukana bitekerezaga. Natekereza byira gushaka inzu yo gukoreramo nashaka ikintu nkora gifatika kizakimpahira kikishyura inzu kikishyura ishuri ry'umwana nkanishyura ari amafaranga nkasigara ndi mu buzima byibura mvuga ngo sinsabirize. None watwawe no kwishimira amafaranga uyareba mu nzu. Abajura abantu biba rero nabo mana sinzi uyafite sinzi ahari ariko hari hose. Guhemukira amafaranga ni ibintu bishira. Nabo nabayatwaye bayibye ntugire ngo baracyafite ni menshi ariko nta mafaranga menshi adashira. Ariko niba nyine niba tarayawe koko nkuko bimeze uzabona ndi yawe y'umugisha. None twabivuga gute? Tubisaba Imana. Ikindi kintu se buriya muganga ntago yabasha kumenya abayibye. Ahubwo kubera ari we wari wamuje nawe wazanshakiye ukuntu haguruka ubwo ntashaka kuhaguruka. Akangutse.
nzashaka ukuntu wakongera ukaduhuza nkabimubwira mva ariko hari icyo yadufasha, kuko ntekereza ko muganga utanga ubutunzi yabasha no kumenya abatwibye aho bari, tumva tahayoberwa. Rero sinzi umuntu yazamo, ntabwo mbizi neza nimba yabikora, nzamubaza numve niba bishoboka ko yamenya n'abayibye cyangwa ubundi buryo twayagaruzamo, simbizi. Umuntu azabaza yumva, ariko ntabwo amafaranga angana kuriya umuntu abonye ababaye kuriya yagakwiriye kugenda gutyo gusa ngo ahere ngo birangire umuntu avuge ngo baranyibye miliyoni zingahe. Ko ari amafaranga ni menshi, ntabwo ari miliyoni imwe si n'ebyiri, amafaranga ni menshi. ntabwo rero amafaranga ari amafaranga bakwiba ngo uceceke. Ntabwo wigeze ujya ugerageza kujya mu buyobozi se ngo ubaze wumve kwa mudugudu hano mutuye baririze nyine abajura muri karitsiye yose, abantu biba buriya ntabwo bajya bahinduka. Nyine aho ngiye nazanzamukiye nakomangiye umuturanyi aramerekeza kwa muganga, dutanga ikirego nyine, ariko bifata ubusa kubera ko nta muntu twafashe twerekana. Gusaba tuzakomeza mu iperereza, urabizi ibintu byo muri leta ni mu iperereza, ubwo reka turebe icyo bizafata. Ubundi akenshi usanga karitsiye zose abajura bibamo, ari kuko nta muntu waza kubiba. Igihe baba bahazi babona wenda hari ikintu gihindutseho bakamufata mu bakekwa. Nta n'umwe barafata se? Oya. None se ubu warihanaguye neza byararangiye, waricaye amafaranga yaraheze uratuje? Nta kindi kintu nyine umuntu yakora kugira heke uretse wenda kumwongera ukamuzana uriya muganga akaturebera nimba wenda hari icyo byamara, nta kindi. Hanyuma shani, hari abantu bari bishimiye nyine ko umeze neza, ko ubuzima bugiye guhinduka. Hari buriya abantu, iyo umuntu ameze neza hari nabo bibabaza, hari abo byababaje ko ubonye amafaranga, hari nabo byashimishije. Hari umuntu hari umuntu munda ari kumurya ari kubabara mu nda. Wambwiriye muganga. Reka duhamagare muganga azamurebere ikibazo, kandike kuvuga ibintu byinshi. Ndi kubona n'umwana atameze neza, gusa icy'ingenzi ni uko naje kumureba kugira ngo menye uko ameze, uko amerewe, ariko nyine nsanze ari uko mubibona.